twavugaga mu kibuga uburyo hari ingingo Francis yabaye mwiza kurusha umutoza Taleb w'ikipe ya APR ariko kandi abareyo nepo batashye bakubita agatoki ku kandi bavuga ko rwose gutakaza uyu mukino bari bakinnye ibyasabwa byose babikoze ariko imisifurire ntabwo yagenze neza bo bakanavuga ko penalty yatanzwe itariyo byari gutuma batahana amanota 3 abafana ba Peno nabo batavuga ati penalty niyo ahubwo kuba mutadutsinze ikipe tuzuye muzongera kudutsinda ryari abantu abanze bemere ko ibyaba byose umusifuzi wo hagati umwanzuro afashe cyangwa se niwe navuga ngo urebwaho pourcentage nini ku mwanzuro uri bufatweho icyemezo niba ari penalty cyangwa se no ku bindi. Niyo mpamvu abantu bagiye bavuga ngo cucuye ngo kucyayisifuye reka mera aho ngaho ngo nyamara umusifuzi w'igitambaro atari yabibonye mu bubasha afite ahabwa n'itegeko uwitwa cucuye kuba ari we wasifurira penalty arimo neza cyane arabyemerewe. Ijyari ni iki rero tubanze twibukiranye ko kenshi no kugira ngo ubone neza cyane amashusho uvuge ngo ese bihagaze gute hari igihe nyine abantu umuntu abivuga yarebye angle imwe ariko ku giti cyanjye ndabivugaho ikintu kimeze gutya paraporo y'ibyo nge nagiye nshaka wari umwanzuro wacucuye kuba yatangira penalty cyangwa se ntayitange ahitamo kuyitanga ariko biratuma nsubira inyuma nibyo bajya gushyiraho umusifuzi ishimwe Claude Cucuye baravuga ngo ni wenda babonye ko akwiriye gusifura teribimu nibuke ko n'ubushize yaramaze igihe ari wisi nako yaramaze iminsi ariwe wayisifuye ariko ku ijisho ryanjye tugiye kuna sifurizi derby cyangwa se kuna amazi iminsi abikora muri cadre ya siniteranye mu buryo ngo bwo kubalance kuko sibye no kuri la penalty wabonaga ko nyine hari natundi dukosa bamwe abakinnyi bakaninubira ko ari amavantage bimwe sifura ari nyinshi cyane ukabona ko ari uburyo nyine match atari kwisifura nk'umusifuzi nyine wagiriwe icyizere ujaje guca urubanza ko kakemeza ko ari umusifuzi mwiza wamaze iminsi abikora mu buryo bwo kutiteranya mpamya ko nacyo kizamo ikibazo abantu barabyibuke no kuri derby y'ubushize ntabwo Cucu yari yitwaye neza 100% ahubwo nuko nyine abikoramo nk'umuntu w'umusiniya wango si ndeba uburyo na balance ndeba uburyo naringaniza ari naho hantu nge mbona hahitaza ikibazo yakaba yaca urubanza umuntu ashobora kutabyishimira ariko waciye urubanza mu buryo wowe uhamanya ko ari byo koreka ngo nk'urugero hari ingingo ari ikindi kintu atishimiye kigenanye na karto ruje ngo yagomba guhabwa witwa ruboneka abonye karto ya kabiri byanababaje hari ingingo tudakunda kumubona kuri touchline asa nkaho yashyushye ariko byatumye ashyuha ko aravugaga ngo batanze penalty nge nemera ko ariyo na APR agomba kubona karto ya kabiri kuri ruboneka bagasigara ari 10 nari gukina iminota hafi 20-30 ari 10 byashobokaga ko nari kwamfita avantage yo gutsinda APR ariko ntemeranya n'imisifurire ikosa ryabaye mu misifurire ntabwo ari ryo coach yaringingo we anabona nk'ikibazo cyane penalty kuba yaramutegeye inyuma ya box byo umuntu utabishyizemo amarangamutima yamuteze atarakandagira muri box mwango kwa ko yari afite umuvuduko ikirenge cyari cyatarakandagira muri box kimwe ariko icyo twita membrane supérieure cyangwa igice cyo hejuru y'umubiri ari nacyo cyasunitswe ubwo no kuvuga nyine guhera hano mu rukenyerero kugenda ukagera ku mutwe babaye nk'amusunika uturuka nko kuri iki gice kivamo kwaha kigana mu gatuza urebye niho ukoko kwa tambura kwari kuri ariko hakaba n'ukuguru umuntu afashe image nubwo ziba zitagaragara neza 100% hari ukuguru kwari kwasigaye inyuma nanone yabaye nk'ugongana na tambwe uyu kagege bituma mu kugwagwa muri box ariko action yatangira inyuma ya box yagombaga kuba kufra ntabwo ari bube penalty ko yari atarakandagira muri box kuba hari igice cy'umubiri runaka wenda gishobora kuba cyaba usa n'ubona ko kisa n'ikiri muri box kuri image kwagerageza haruko n'abantu bajyana nko gukoresha nka fresh niki nubwo dufite amashusho nyine atizewe na angle imwe buriya ntiba yaguha image neza ariko iyo ufatishe mu buryo bw'ifoto kuko amafoto nyine arahari action igitangira kumukorera ikosa kiki ya mbere urabona ko yari atarakandagira muri box ariko
kwibeshya muri buriya buryo birashoboka kuko he was too close kuko no mu kugwa muri box nyine akagwamo neza nuko yari ari neza ku murongo ku buryo ahita agwa muri box. Ibyemezo rero Rayon Sport inareklama cyane ntabwo ari penalty. Abafana bo bagendera muri santima kandi abafana wabumva nyine n'abafana n'akantu kose kabaye baravuga ngo batwibye ntabwo ikibazo kinini ari penalty nubwo ariyo yaje guhindura umukino mu kwikora izinga biriya kwibeshya bibaho na Rayon Sport igeze gutsinda APR igitego cy'umupira utagezemo ihuye umupira umutwe watewe n'uriya mutipe bita finali igikombe cy'amahoro ejo bundi noya nagari ndatimana ijana ku ijana. You can't explain ukuntu umukinnyi nka Dide bamuhaye baro ari mu kibuga cya Rayon arayizamukanye arenzemo umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri ubwo yinjiye mu kibuga cya APR afite abakinnyi babiri ya pasa afite uyu mwana bari binjiranyemo Yves Habimana urundi ruhande afite Basane n'abakinnyi babiri ba APR wa defenseur basigaye ku bakinnyi babiri ba Rayon Sport basatira. Didi ari gutwara umupira ari muri metero 35 n'izamu nukuvuga ngo nakora passe imwe irahita yinjira muri box ya APR cyangwa se natanakora passe arakomeza sunike baro yinjiye muri box ruboneka muturuka inyuma aramufata bigaragara aramugusha urangije uravuga ngo ni ikosa yatanze ikosa ariko nakora karate y'umuhondo kuko iriya ni denying an obvious goal scoring opportunity nukubuza umukinnyi kujya gutsinda n'umuhondo Francois byitangwa ni faute anti-je cyangwa anti-je nukubuza umuntu nyine action yo gukina kandi ari kureba izamu direct n'umuhondo so agomba ko umuhondo wa kabiri kaba carte rouge. He was not fair at all kuri iyo ngingo. Buri hari nk'amakosa agenda ba mu mukino ushobora kureba ukabona wenda yabyirengagije kuvuga ngo ntibifite uburemere bukomeye icyo byari kubyara gusa rebere mu kibuga cyabo hari hakiri control kuri ibi bintu hari abakinnyi bandi babijera wenda ukagenda ukora iyo jijuma ariko ukuntu yahise yijejisha arahindukira yiruka ajya kureba umukinnyi wa Rayon Sport umudefenseur wari wababaye adasize umuhondo. That was not a good judgment at all. So niho Rayon nge ntekereza yuko ntari ingingo ya fyuminze barinda mu ikarita araserera sunikana rurisa njya tunagana yambwe ati vure mu bundi arabizi ko atari ko nteye ariko kuri iyo ngingo ho ntabwo nanjye kuri penalty nshobora guhumiriza ariko kuri ruboneka nk'umuntu wese uzi umupira kubuza umukinnyi gukora counter kubuza umukinnyi counter ni jole nta bwenge bisaba nta shuri bisaba he was not fair agira icyo kintu nepo yavuze rero cyo kubalansa kitari cyiza najya tinyuka nyine niba ari uguhana niba ntushaka kumuha umutuku wumuhe nyine as long as ufite itegeko rigushyigikiye nawe ikintu cyacu cyo ku mwana mwiza ngo bitanturukaho ngo batavuga ngo Rayon ntinyijundike kandi APR ntinyijundike ngo ibyo si ugusifura icyo cyokora ndashyigikiye nabonye ari gukwiza narrative ngo dukeneye abasifuzi baturutse mu mahanga mujye mureka kwisuzuguza mubaye mutaragira amafaranga yo guhemba bahemberwa igihe nayo make babona nabo mufite bo mu Rwanda nibarahembwa ngo bazana abo hanze bo ni mubireke ahubwo mu Rwanda dufite abasifuzi bakomeye dufite benshi nicyo kintu cyari guys ndashaka ko tuva kuri nanjye nicyo kintu nanjye n'amasegonda 15 muri Afrika asifura match za CAF avuye mu gikombe cya Afrika ejo bundi yasifuraga match za Berkane muri za Champions League n'ama Confederation and you are telling me ujya gushaka ngo kuko nicyo gitekerezo mfite igitekerezo cyane poko nashaka ko twigendera ku marangamutima designation mu Rwanda ikorwa nabi tushaka samu n'umusifuzi wa mbere kafu niyo musifuzi kura mu Rwanda buri gihe ariko n'umuhaderibi nose bisobanura kugendera ku marangamutima ndashaka kumva igitekerezo cyane poko igitekerezo ni kimwe twebwe reka duha agaciro ibintu biri professional twe twigendera ku marangamutima ngo uyu nguyu ngo n'aha Tanzania cyangwa neza South Africa byajyaga biba ukavuga ngo ntabwo umusifuzi ngo uyu nguyu ngo ntabwo ari byo bagenderaho nibareka umusifuzi mwiza bigendanye na situation turimo asifure match ntabwo Samu yajya kwica match n'urugero abizi yuko kamera zose zimureba abizi yuko imbere hari byinshi mutegereje nk'imikino nyafrika n'ibindi niba ubona uwitwa Rurisa Patience ari uri muri situation nziza niturebe reka binatuma duhesha agaciro abasifuzi bacu uzi ngo amanota dodosi yakuye kuri ya match ya penalty
yari amanota menshi cyane barareklama bavuga ngo ntabwo penalty ariyo mwaranayibonye n'abakinnyi imaze gutangwa ntabwo barimo babyumva. Umukinnyi w'ikipe ya APR yatwaye umupira wunyushije ku ruhande rw'iburyo, arangije uwitwa Ganijuru ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport basa nkaho bari bamaze kumutambukaho, arangije amera nk'umusunitse mu rubuga rw'amahino. Ku ruhande rw'umusifuzi Claude Cucuyi hari ikintu cyabaye abantu sinzi n'abarakibonye. Amaze kubona ikosa ribaye ntabwo yahise yihutira gusifura, yarabanje asa nk'ucunga ku ruhande Saidi uko bimeze. Saidi nawe ntabwo yari amaze gufata umwanzuro kwemeza ko ari penalty, ahubwo Claude nk'umuntu wari wari Cucuyi yarabanje ngo akonsirite umusifuzi we w'igitambaro, arangije rigani ahita agira ate, ahita wabona ntacyo umusifuzi wo ku ruhande yamazamuye nk'igitambaro, kuko abantu reka nsubira inyuma muribuka Claude n'ubundi Cucuyi yasifura match ya APR na Rayon yo mu mahoro kuri penalty, n'ubundi yari iherereye kuri rwa ruhande bataravugura stade amahoro kuri Dodos wari uzamuye igitambaro. Iriya senari yijya gusa. Icyo gihe Dodos yari yamaze kubibona neza, abona ko byamubereye mu maso ari penalty, yabyiboneye neza. Claude Cucuyi icyo gihe yabaye nk'umukonsirita, ahita abona Cucuyi nako Dodos yazamuye igitambaro byose yamaze kwiyemeza. Ntabwo ari buyakane ko deja Dodos yari yamaze kugaragaza ko umwanzuro yawubonye neza ari penalty. Nawe kumugoje bundi Cucuyi yamaze kubona yuko witwa Saidi atayisifuye, we yari yamaze gufata umwanzuro nk'umusifuzi wo hagati, n'ubundi ahita agira ate, ahita yemeza. Bamwe bati ntabwo ari penalty, n'ikosa ryabayeho ryaba ryabaye inyuma y'urubuga rw'amahina. Abandi ati nibyo yaramusunitse ageza mu rubuga rw'amahina n'ubundi akimusunika. Ariko ikintu kimwe mu byo nagiye nkoreraho navuga ngo amakuru nagiye nshaka, abantu abanze bemere ko ibyaba byose umusifuzi wo hagati umwanzuro afashe cyangwa se niwe navuga ngo urebwaho pourcentage nini ku mwanzuro uri bufatweho icyemezo niba ari penalty cyangwa se no ku bindi.